biratangaza. Ndashishikariza abakozi b'Imana, abanyahanuzi, ababyeyi, abakobwa, abasore, urubyiruko, nimba ushaka ko ubuzima buhinduka, nimba ushaka Imana iguhakurama abapagani batabishaka, nimba ushaka Imana kugira neza bari kugutangaho ibitambo, nimba ushaka Imana iguha ubwenge mu ishuri bari kuroga ngo utazarangiza, nimba ushaka Imana izagukorera ubukwe bari kuvuga ngo ntabwo uzabukora, ndakwaturaho imbaraga zo gusenga. Mwami urabibona, urumva, ndakwinginze umugabo muremure ungirire neza Mana, kandi urabona ko imyaka manuka, umanuke hasi upfukame ubwira Imana ngo Mana ndabirambiwe, hari ibintu tubwira Imana. Nta muntu wari kudukura mu buzima bubi, nta muntu wari kudukura mu butayu, nta muntu wari kutugira impuhwe, nta muntu wari kumvana mu byombo, nta muntu wari kumvana mu bucakara, nta muntu uzakugira impuhwe nudahaguruka guhamagara Imana. Ire kose nemo erefai nudasenga uzasengera. Kareba ati n'ibyuma babiciye. Rubyiruko munkurikiye, nimba hari ikintu cyangwa mbere cyambere urubyiruko ukeneye gushaka Imana, nimba hari ibintu bidasobanutse biranabibweshagura, nimba hari ibintu hari abantu bakubwiye ngo ntuzamara uyu mwaka, kubite fata inkono ukubita imbaraga zikurwamo. Nimba hari ibintu bituma utatera imbere, nimba hari ibintu bituma uwubaka bikanga, nimba hari ibintu bituma utagira agaciro, nimba udeposa bikanga, nimba wiga bikanga, kubita, fata umwanya honda abazimu, fata umwanya usenge. Nari umunsi umwe n'igihe senga mba ku Gishushu, ndamanuka Sonatibe ngenda ntwaye inkoni nsenga. Iwacu mu Rwanda hano hari umutekano, n'uyu mwanya urahaguruka ukagenda usenga mutima, nta muntu ukuvuga ngo ukora ibiki, hari umutekano. Abana saa 8 turabishimira Imana, ngenda senga ndi gusenga, mbwira Imana ngo ndamba agasugo k'abadayimoni, ndamba numvaga amajwi ambwira ngo werazi ngo nta kintu uzabona wakora muri Kigali. Ubu se ariko Mana yanjye kuri piano nkoraho bikemera. Mana we, ahangaha ndaza ngakoraho nkabona biremeye, najya ahangaha naho najya ahangaha naho ngakoraho bikemera, ngacuranga bikemera. Yo haleluya, nanasimbukira no kuri ahangaha naho Yesu we. Niba hari ibintu byakwiye ariko karabo Bana yanjye. Tubahaye ikaze mwese nshuti abadukurikiye mu mwanya wo gushaka Imana, cyane ko ibiduhiga ari byinshi, ibihiga ubuzima bwacu ari byinshi. Uyu munsi wa kabiri ni umunsi wo gushaka Imana bidasanzwe, kandi uburyo bwo gushaka Imana ni bwinshi. Uyu munsi rero nuza kubona hari ibyo turi kuvudukana, ntuze kugira ngo twasaze, ahubwo hari ibintu bimaze igihe bikuzengereje, nanjye binshengereje, wenda se n'umuryango wawe, ariko ugomba gushaka Imana kugira mu rwego amateka ahinduka. Rero amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, ndabakunda cyane, kandi kuhanga bw'ibyuma turi kumwe na Karebu, Imana imuhe umugisha. Uyu munsi ndashaka kuvuga uburyo bwo gushaka Imana, uburyo wakoresha ushaka Imana. Gushaka Imana biraba ngo ushakana umwete uzambona. Ntabwo Imana upfa kuyibona gusa, ndetse no kurwana abarozi no kurwana n'ibiguhiga, nta midabagira ibamo, nta mikino ibamo. Nyine ugomba guhaguruka ukarwana wica, ukarwana uhagaze, ukarwana uryamye, ukarwana ugenda, ukarwana uvuga, mbese ukarwana ugakubita. Nta bintu by'imikino. Ibiguhiga nta mpuhwe bigufitiye, abarozi ntibagufitiye impuhwe, isi ntigufitiye impuhwe, nawe ntugomba kugira impuhwe Satani. Ugomba kumurwanya, kandi n'umurwanya Satani azabahunga. Rero mbahaye ikaze, kandi unyemere dutangirane. Ninjya ntangira gahunda ni buri wa kabiri, nkatangira gahunda nawe. Nubona mbatuye ingoma, nkabatura inkoni, nkabatura umurishyo, icyo mbatura cyose nawe kirafite aho ngaho. Uvudukane abazimu. Nicara hasi nkabakora narambije, wicare hasi ubwira Imana ngo ndabirambiwe, ngomba gukubita abazimu. Ikintu cyose ushaka gukora gishaka kunezeza Imana, kigatuma Imana ihindura ubuzima. Reka dusenge Imana dutangire. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware.
tugushimiye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye ko ugiye kubana natwe muri kano kanya, urabana natwe, urahembura imitima yacu, kandi nsengeye umuntu wese udukurikiye, yaba arwaye, yaba arushye, yafite agahinda, yafite ibikomere, ubuzima bwaba bwanze muri we byamucanze, ariko ndagushimiye kuri Imana ibasha guhindura ibihe, kuko uri Imana yaturemye kandi waturemye udufitiye umugambi mwiza. Ndasengeye umugabo, ndasengeye umubyeyi, ndasengeye umusore, ndasengeye umukobwa, umuntu wese dukurikiye, abakozi Imana batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, reka buri muntu wese imbaraga z'Imana ziganze kuri we, umwuka wera ategeke muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. hanyuma ndabararitse kandi nzi ko biragenda neza, Uwiteka arabana natwe. Hari ijambo rivuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ubiri hejuru ajya abirusha imbaraga. Amen. Aya majwi ni ibigeragezo, ni intambara, ni amakuba, ni ibintu umuntu acamo ukajya ubura icyerekezo, ukajya baza ngo ariko ibintu ndabivamo, ibintu bizarangira, iyi misozi izarangira. Amajwi, hari igihe amajwi agusakuriza, akagusakuriza ukajya wumva ibintu bihondahonda nk'uko wahonda iyi ngoma, ukajya wumva ibintu bihondahonda mu mutwe, amajwi akaba menshi, rimwe na rimwe ukaba wakirukanga, amajwi akagusakuriza ukajya wumva ibintu bihondahonda. Burya umuntu agera mu gihe cyo kwiyahura byakomeye, ariko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Uyu munsi turirukangana n'ibiduhiga, kandi Uwiteka arabana natwe, kandi ndazi neza ko Karebe mu bintu yize nawe ibintu yarabyize, nimpaguruka arahaguruka, ningenda aragenda, nta kibazo. Amajwi y'amazi menshi, nituvuga amajwi, uburyo burindwi bwo gusenga urwana n'amajwi, uburyo burindwi bwo gusenga urwana n'amajwi. Uburyo bwa mbere bwo gusenga umuntu arwana n'amajwi ni uburyo umuntu amanuka, akamanuka hasi agaca bugufi, washaka ukaryama cyangwa washaka ukicara. Ni uburyo bwa mbere bwo kumanuka ugaca bugufi, ukareka ibyubahiro, ukareka amatitire, ukareka amazina, ukareka ibintu byose. Kuko iyo ibigeragezo byaje, iyo intambara zaje, iyo amakuba yaje, ntareba icyo uri cyo, ugomba guhaguruka. Uburyo bwa mbere ni ukumanuka ugaca bugufi. Ndagira ngo mwire umuntu wese unkurikiye wese amanuka ace bugufi. Numara guca bugufi, ushaka ingoma nk'iyi ngiyi, wiyegereze akagoma, wiyegereze ingoma, uririmbe, ubwirize. Reka nkubwire wowe nkurikiye ahantu nkurikiye uri, waba uri muri Amerika, waba uri mu Rwanda rwacu, waba uri mu Bwongereza, waba uri Canada, ahantu uri Satani yaguhagurukiye, harageze ko imbaraga zikurwanya zicika intege mu izina rya Yesu. Harageze ko Uwiteka yigaragaza mu buzima bwawe. Uburyo ni uburyo bwo gushaka Imana. Washaka Imana bikagera naho uryama, washaka Imana ukanasenga wubitsinda, washaka Imana ukanasenga wirukanga, kubera ko ibiguhiga nta mwanya wo biguha, nta mwanya abarozi bari kuguha, nta mwanya abapfumu baguha, nta mwanya abanzi bawe baguha. Umva nkubwire, ntabwo Imana uzayibona ufite imiteto. Va mu miteto, va mu miteto. Nimba ari ukuri ngo nabonye umukunzi mwiza, shyiraho umwete. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuze, yafati ukuboko kwananirwa ukayishyira ahangaha, yafatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi
ugahamagara Imana. Reka mbwira abantu basenga, kuki abaturoga ava hano akurira akarenga intege, akarenga imipaka, agatwara amafoto, agatwara imisatsi. Uzi ko umuntu akuroga agatwara itaka, agatwara imyenda wambara, agatwara amafaranga. Wowe urasengera mu buriri, wowe urasenga ufite umudabagiro, urasenga byagucanze. Hamagara Imana. Nuhamagara Imana, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Haleluya! Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Gushaka Imana uburyo bwa mbere ni uguca bugufi, ukiyiniya, ukitekerezaho, ugatereta Imana, ugaca bugufi, ukicara hasi, ugasenga. Hari umunsi umwe nari mbabaye, ubuzima bwanze, ndi muri Kigali njya gusenga. Manuka ahantu mu gishanga, abantu twasengeye Rukire barahazi. Manuka ahantu mu Gikangaga njya gusenga. Ngeze mu Gikangaga mbona iri jambo naryo bazabyibuka. Turi mu Gikangaga ahantu mu gishanga, turi gusenga, imvura iragwa. Imvura iguye, abantu bariruka bajya kugama. Nje ndabona ntabwo twugama, iratunyagira, turatoha, turasenga, turyama mu mazi, turaryama mu mazi. Gusenga, hari abandi bakozi Imana twasenze, turasenga amasengesho. Hari amasengesho usenga utasobanura abantu, ariko reka mbwira abantu bankurikiye, iki ni igihe cyo gusenga. Nusenga Imana izakwimana, nusenga Imana izagukiza urupfu, nusenga Imana izagukiza. Icyo gihe twarasenze, umuntu arambwira ati noneho byagucanze. Ndasenga, ngezeho ndaryama, ndasenga, mpamagara Imana, ndasenga. Uwo munsi ndi gusenga, ngiye kumva abantu biramwe ngo irari ubuzima bwawe ndabuhinduye. Ariko Mana yanjye, haleluya! Numva ijwi rirambwe ngo ubuzima bwawe ndabuhinduye. Hari umunsi Imana izaguhindura ubuzima, ikuvane kuri aka gatebe, ikujyane, ikwicaza ahantu nk'ahangaha. Amen. Hari umunsi Imana yakuvana ahantu muri puberi, Imana yakuvana ahantu mu bucakara. Umvuga ngo ubuzima bwawe ndabuhinduye. Ntabwo Imana ishobora kugukura mu butayu utabigizemo uruhare. Ntabwo Imana yagukura mu bucakara utabigizemo uruhare. Ntabwo Imana yagukura mu bukene utabigizemo uruhare. Kandi uruhare rwa mbere ni uguca bugufi, ugasenga uri muri wa mubabaro, ugasenga uri muri ka gahinda, ugasenga abantu baragutaye, ugasenga abantu baragusize, ugasenga abantu barakwanze, abantu barakwisa amazina, ugasenga. Ndashimira Imana k'amasengesho mu gihe abantu baturetse, Imana iba iri kumwe natwe. Ariko mwami, ndashimira Umwami Yesu. Yewe Mwami Yesu, ndashimira Imana. Ugomba gusenga Imana kugeza igihe umurozi umuturanye yimuke. Ugomba gusenga Imana kugeza igihe umuntu wagutanzeho ibitambo amenya ko hari Imana wasenze. Ugomba gusenga Imana kugeza igihe umuntu wagucukuriye urwobo wavuze ngo uyu mwaka ntabwo uzarangira, uyu mwaka urangire. Ugomba gusenga Imana hakaza uburinzi ku bana bawe. Imana ishimwe. Karebe we wihangane. Ugomba gusenga, ugahamagara Imana. Imana ikirukana abarozi ku bana bawe, ikirukana za karande ku bana bawe. Uyu munsi urabyara, umuntu arabyara abana, ugasanga ufite abana, abana agatangira kwatakwa n'ibiyobyabwenge, bagatangira kwatakwa n'inzoga, abana agatangira kwanga ishuri. Ugasanga umwana yatangiye guhinduka. Kubera iki? Abademoni barahagurutse. Nega, hari igihe abademoni banahaguruka bakanarwanya n'icyo uzaba cyo. Icyo uzaba cyo. Yo, umva muko urava ngo Mana, ngo ndakwinginze, usinziriye, urasenga, uryamye uri mashuka. Ngo Mana, urashaka ngo umugabo. Manuka hasi, manuka ujye gukarago, manuka. Ukuzinga ntabwo acecetse. Umuntu ugutongera nta muhago ufitiye. Yatanze amafaranga, yatanze ibitambo. Urashaka gusenga uri mu gitanda, Mwami urabibona, urumva, ndakwinginze umugabo muremure, ungirire neza,
mana kandi urabona ko imyaka manuka umanuke hasi upfukame ubwira Imana ngo Mana ndabirambiwe hari ibintu tubwira Imana. Nta muntu wari kudukura mu buzima bubi, nta muntu wari kudukura mu butayu, nta muntu wari kutugira impuhwe, nta muntu wari kumvana mu byombo, nta muntu wari kumvana mu bucakara, nta muntu uzakugira impuhwe nudahaguruka guhamagara Imana. Ire kosenemo erefayi korari Maranatha iri gutegura igiterane. Hari indirimbo bagira nkunda cyane ivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Iyo umuntu atabaje Imana iramutabara. Iyo unatabaje mu buzima busanzwe, iyo utabaje abantu baragutabara. Ntabwo uzareka gutabaza ngo Imana igutabara. Nta muntu wagutabara utatabaje. Manuka hasi wabuze urubyaro, manuka hasi. Ntabwo urasenga ifiriti iri hariya bimeze gutyo ngo manuka hasi usenge. Wabuze akazi manuka usenge, ushaka akazi. Ijambo ryavuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Heliko sini mondere pa. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye. Reka mbwira abantu munkurikiye, amasengesho ntabwo ayoba, amasengesho ntibayaroga, amasengesho ntiwayabuza kugenda. Naho waba ukomeye gute, iyo umuntu asenga amasengesho aragenda. Naho waba wamuhagurukiye gute. Naratangaye, nabonye ikintu kidakumirwa. Bere enewo takosika, ikintu kidakumirwa n'amasengesho. Wamera Imana icyubahiro. Jya mu cyumba, ubundi hano mu cyumba ni kuwa kabiri n'umwanya w'akarago. Fatanya nanjye duhamagara Imana. Amasengesho nibayavuma, amasengesho nibayaroga, amasengesho nta muntu wayahagarika. Ngo arazamuka akazamuka imbere y'Imana, ngo amasengesho aragenda akagera imbere y'Imana, yagera imbere y'Imana, Imana igatuma marayika. Hari abitora ngo bigeze basenga, ngo barasenga basenze. Umuntu w'Imana wari wababaye igihe Herode yashaka kwica Petero, biri mu byakozwe n'intumwa ibice 12, ngo abitoro baramusengeye, ngo basenze Imana ituma marayika. Ururira repa enekosika. Uyu mwanya Imana igiye gutuma marayika mu buzima bwawe. Imana igiye gutuma marayika mu bana bawe. Imana igiye gutuma marayika mu muryango wawe. Imana igiye gutuma marayika mu kazi kawe. Amasengesho turasenga yemwe barokore. Amasengesho avuguruza imyanzuro y'abakomeye. Amasengesho adukuraho ibitambo. Amasengesho adukuraho impfu. Hari umunsi bananzeho igitambo, baravuga ngo bagiye kungica. Njye nabwiye abarozi nabo ngo wera ari sinjyewe ndarura. Batanga ibitambo. 2015 nkoraga isida, aka kaguru gacikamo ibice 3. Imana nkore iragateranya. Amasengesho adukuraho iminsi mibi. Amasengesho adukuraho iminsi mibi. Amasengesho adukuraho umwaku. Amasengesho atugarura ubuzima. Amasengesho atuma umuntu yambara. Amasengesho atuma ugira igikundiro. Amasengesho gusenga bituma Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nubwo abantu bashaka kuba abanyamadini ariko badasenga, idini rizagufasha gushingura gusa. Idini bamwitora ari kusenga, bamwitora rusenga. Munabane mushaka kamasukora mukantere hangaha. Nta mwanya pastor afite ibintu byinshi, yikoreye inshingano nyinshi. Nta mwanya ngabashumba ngo munini ngo bazaza kwisha gusenga. Ariko ndamwarago ngabashumba ngo bazaza gusenga. Arafite amakorari, arikoreye amakorari, arikoreye inshingano, arikoreye imihigo, arikoreye abanyamubatizo, ngo azaza kwisenga. Ndabwira abantu munkuriki, nudasenga uzasengera. Kareba ati n'ibyuma babiciye. Rubyiruko munkurikiye, nimba hari ikintu cyangwa mbere cyambere urubyiruko ukeneye gushaka Imana.
shaka Imana. Wigira icyaka cy'inzoga, wigira icyaka cy'urumogi, wigira icyaka cy'ibiyobyabwenge. Ndakubwira Imana yamvanye muri puberi. Ndakubwira Imana yambwiriye neza. Ndakubwira Imana ihindura ubuzima. Aha nicaye nta muntu wahasohora. Oya, aha ni mu kazi wanjye. Nahangaha ubu nahinduye akarago. Nahinduye akarago, ntabwo wava ngo warasegwa shaka aya ubu ni mu karago. Ndabwira umuntu wese ukeneye ko Imana imuremera umucyo ukaza mu buzima bwe, va ku byubahiro usenge. Icyubahiro kitarangira tugihabwa n'Imana. Amasengesho adukuraho umuvumo. Amasengesho ndikumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari ibitambo byinshi biri ku bantu Imana ishaka gukura ku bantu. Mu buyobozi usenge, ba dogiteri usenge, ba general usenge, mu mushumba usenge, mu mutambyi usenge. Icuri cyose shaka Imana. Muzima ugomba gushaka Imana. Imana ikuraho urupfu. Nta muntu ukuraho urupfu. Amasengesho akuraho urupfu. Amasengesho atuma Imana yigarura. Ariko Mana yo papa usengame mvuze induru. Amasengesho atuma Imana nibutse umwami nimamo Mana yanjye. Basika mvuze ingoma basi umva itangazo. Nibutse umwami umwe ngo umuhanuzi yamuhanura Imana imutumye. Iramubwira ngo nagende ngatunganye ibye. Ngo urupfu ruramwegere nk'uko igicucu kimwegereye. Ngo Ezekiya n'umwami witwa Ezekiya ayiwe. Yo umva nkubwire ngo umwami yerekera ivure, areka ibyubahiro, areka amazina, ngo yerekera ivure, ngo yibutse Imana imirimo. Arasenga. Ndashishikariza abakozi b'Imana, abanyahanuzi, ababyeyi, abakobwa, abasore, urubyiruko, nimba ushaka ko ubuzima buhinduka, nimba ushaka Imana iguhakurama abapagani batabishaka, nimba ushaka Imana kugira neza bari kugutangaho ibitambo, nimba ushaka Imana iguha ubwenge mu ishuri bari kuroga ngo utazarangiza, nimba ushaka Imana izagukorera ubukwe bari kuvuga ngo ntabwo uzabukora, ndakwaturaho imbaraga zo gusenga. Ngo Ezekiya yerekeza ivure. Yo Mana we, nanjye uyu munsi nerekeye, uyu munsi ndi hano. Ngo Ezekiya yerekera ivure. Ariko Mana we, Kalebu we, hereza Imana icyubahiro. Uyu Mungu Kalebu bigeze bamurogana n'umwana mushiki wanjye, urupfu ararusimbuka. Ndabeshe umwana mushiki wanjye arapfa. Ndabyibuka bamamagara turasenga, amasengesho akuraho uburozi, umwana benda kumwica bamuziza igihagararo. Ariko abantu baroga bakaroga nuko umuntu asa neza. Reba ujya abantu bakujengereza utaragira amafaranga. Yewe ubu se n'ujya amafaranga wowe nkurikiye niko kuba abare bakujije guri burebure. Iyo popo ndabwira abantu munkurikiye muri Kenya, muri Burayi, muri Canada, bujya wuri indege batabishaka. Ndabwira abari mu mujyi wa Kigali, bujya utuye ntibabishaka. Ndabwira abari mu nkengero, bujya haratarabishaka. Bujya ko gasuru ufite hari abatabishaka. Neko sinimo ariko nusenga ijambo, umva ijambo. Hari ijambo nasenga ngo nzakujya imbere ngo ahantu hataringaniye ngo maringanize. Yo ndafashijwe werarise. Nusenga. Hari abantu bari barwaye amavunja, Imana ibakura mu mavunja. Hari abantu babaga muri za nyakatsi, Imana ibaha amazu. Amasengesho twari dufite amasezerano ko Imana izatugira neza. Iki ni igihe cyo gusenga, Imana yongere kwibuke ibitambo bari kugutambaho byose. Dore Uwiteka aje kubikuraho. Ndavuza impanda. Ndashishikariza abantu gusenga birahagarika urupfu. Mwihangane rwose. Kalebu nimba ndi gusakuza unyihorere, uyu munsi byabaye. Data yambwiye ndiyamenyesha abantu ko gusenga bizagutereka ku ntebe, gusenga bizagushira ku ikote, gusenga bizaguha urubyaro, gusenga bizaguha akazi, gusenga bizaguha gusa neza. Ubu urabona asa n'igegera. Gusenga bizatuma
bizatuma urya, gusenga bizatuma usa neza, gusenga bizakuriza indege, gusenga bizaguhuza n'abakomeye. Iyo nigeze sengera Imana iranyishimira, irambwira ngo werarisi mwana wanjye, si ugusenga gusa nguhaye n'akazi. Ni impamvu nimugire ngo twarasaze. Hari umunsi Imana yamaye akazi njye no muri misiyo, amasengesho yagufata akagutereka ahantu bene wanyu batagutereka. Ndahanurira isi yose, ndatangariza abantu bankurikiye, gusenga bidukiza amashari, kandi abanyamashari bahari. Reka dukubita abazimu. Mana we, reka mbabwire, hari umuririmbyi uheruka kuririmba aravuga ngo nkubitira ibindwanya. Ntabwo dukubita ibiturwanya ngo tubikubitishe amagambo, ntabwo dukubita ibiturwanya ngo tubikubitishe ibitutsi. Oya, Imana ishimwe, tukubita ibiturwanya dukoresheje imbaraga zo gusenga. Niba hari ibintu birwanya abana bawe, niba hari ibintu birwanya umuryango wawe, niba hari ibintu bikurwanya mu kazi, niba hari ibintu by'ibihunyira, niba hari ibintu by'ibishangwe, niba hari ibintu bidasobanutse birarabibweshagura, niba hari ibintu hari abantu bakubwiye ngo ntuzamara uyu mwaka, kubite, fata inkono ukubita imbaraga zikurwamo. Niba hari ibintu bituma utatera imbere, niba hari ibintu bituma uwubaka bikanga, niba hari ibintu bituma utagira agaciro, niba udeposa bikanga, niba wiga bikanga, kubita, fata umwanya honda abazimu, fata umwanya usenge. Nari umunsi umwe n'igihe senga mba ku Gishushu, ndamanuka Sonatibe, ngenda ntwaye inkoni nsenga. Iwacu mu Rwanda hano hari umutekano, n'uyu mwanya urahaguruka ukagenda usenga mutima, nta muntu ukuvuga ngo ukora ibiki, hari umutekano. Haba na saa 8 turabishimira Imana, ngenda senga ndi gusenga, mbwira Imana ngo ndamba agasugo k'abadayimoni, ndamba numvaga amajwi ambwira ngo werazi ngo nta kintu uzabona wakora muri Kigali. Ubu se ariko Mana yanjye, kuri iyi piano nkoraho bikemera. Mana we, ahangaha ndaza ngakoraho nkabona biremeye, najya ahangaha naho najya ahangaha naho ngakoraho bikemera, ngacuranga bikemera. Yo, haleluya, nanasimbukira no kuri ahangaha naho. Yesu we, niba hari ibintu byakwiye ariko karaba Mana yanjye, na byakanga nabona bitari kwemera neza, nzandire acoustic sha ma acoustic, nabona bitari kwemera neza nkahita mfata acoustic nkaririmba. Karebu we, uyu munsi no kwihangana, ni gusenga amasengesho atandukanye. Nta muntu urakubaza ngo byagenze bite, nabona byanze ayaya ishirangaye birakurura gacenda, nabona byanze nkafata acoustic. Kubita abadayimoni, bakubitisha imbaraga zose zishoboka. Iyo dusenze Imana yakora. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Ntidufite gutinya ubuzima bwacu buri we, haba mu byago nimubwiriza nimutera haleluya yite. Uku kwezi turimo n'ukwezi ko gusenga, amasengesho atuma ingumba zibyara. Dufite ababyeyi basenze, hari amajwi
dufite ababyeyi basenze baravuze ngo ntibazabyara, baruriye indege bajya mu bihugu byo hanze gushakisha urubyaro biranga, ariko bapfukamye imbere y'Imana basenze bahamagaye Imana. Imana irababwira ngo mbahaye abana. Uyu munsi bafite abana barahetse. Iyo rerane kose irimo, dufite imfubyi byari byaracanze zisenze, Imana izigira neza. Mu Rwanda dufite amashimwe yo gushimira Imana ko Imana yaduhaye ubuzima, iduha igihugu cyiza, iduha amahoro, turayishima. Amasengesho atuma abantu batera imbere. Mwami we, mwami we, mwami we, mwami we. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya we. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Senga, senga, ukoresha uburyo bwose, usenge ucurange, usenge uvuze ingoma, usenge usimbuke, usenge gusenga. Dawidi yarasenze, arasenga, abyinira Imana, abyinira Imana. Yari umucuranzi ngo arasenga umwiterura. Senga nushaka na gitari uyikorere, senga nushaka bakuvuge ko wasaze, nibivamo umusaruro. Ndagira ngo mbwira abantu munkurikiye, gusenga n'ibihomba. Ndasubiramo, n'abantu mwese mubyemera mushira comment, gusenga ntibijya bihomba. Gusenga n'ibihomba. Gusenga nta muntu wabirwanya, gusenga nta wabihagarika, gusenga n'ibihomba. Iyo usenze ibyahombye Imana irabizura. Ariko mwibase, iyi Imana izura n'abapfuye bakazuka. Gusenga, iyo tuvuze ngo gusenga tuba tuvuze iki? Gusenga nibyo byonyine bishaka kuguha umunezero wabuze. Gusenga nibyo byaguha ibyishimo wabuze. Ndimo ndagera ku musozo, ndararikira umuntu wese umurikiye gusenga. Gusenga nibyo byaguha umunezero. Gusenga byakubakira izina abantu batakubakira. Gusenga byaguha agaciro. Gusenga byaguha ubwenge. Gusenga byakujyana muri misiyo. Gusenga byatuma ukenerwa mu iki gihugu. Gusenga byatuma wurira indege. Gusenga byaguhuza n'inshuti. Iyo dusenze tugira imitekerereze yagutse. Gusenga bituma umuntu agira igikundiro. Gusenga bituma umuntu agira umugisha. Gusenga nta muntu ukuvuma. Iyo uri gusenga nta muntu ugutonya ngo bigufate. Umunyamasengesho ahinduka nk'umuriro imbere y'abanzi be n'imbere y'abamuroga. Umunyamasengesho niwe muntu usenga abarose bagahunga. Gusenga, umuntu usenga agera imbere y'umusazi afite ibintu bamutongereye ataranavuga, za nyabingi zikabwezagura zikamuvamo. Senga, bwira umuntu mwicanye ngo senga, bwira umuntu mugena ngo senga. Neje kuwa gatatu za turi kuri shere turi kubona abakozi b'Imana batandukanye, mubwire ngo senga. Haleluya! Turi kumwe n'abashumba bacu. Gusenga bituma umuntu agira umunezero. Dufite abantu bajyaga bagambira kwiyahura, ariko basenze Imana ibaha guseka. Dufite imfubyi zari zabuze hepfo no haruguru, ariko basenze Imana irabimana. Dufite abapfakazi kwiyakira byari byaranze, ariko basenze Imana ibahindura abadasanzwe. Ya lelale kosinimo. Ninde muntu wari kunkura mu ibumba? Ninde muntu wari kunkura mu ibumba? Ndasuhuje abantu bakiririya mu ibumba, abantu mu Butera mwese, amahoro ya Yesu. Ninde muntu wari kunkura mu ibumba? Ibumba ukorera amafaranga abiri. Ninde muntu wari kunkurayo? Ariko amasengesho akuvana hano abantu batakuvana. Umuntu yakugira impuhwe akagufasha uyu munsi, akagufasha ejo akaguhinduka. Ariko Yesu niwe wenyine ukujya imbere akaringaniza ahataringaniye. Yesu niwe wenyine, nubaka ubushuti kuri Yesu amateka azahinduka. Ndakwifuriza gusenga, ndagushishikariza kuza muri gahunda y'amasengesho. Nitujya dutangira nawe ujya wicara hasi, ninicara wicare, nimaguruka uhaguruke, ninaharero yikirije ukusanya ibyifuzo. Uyu mwaka tugiye gusengera ibintu bigeze kuri 7 twihuse. Icyambere, birashaka kunkurikiye hari ibyaha byakunaniye kureka. Nakumwe gusenga no kumanuka ugaca bugufi. Ugaca bugufi. Ukareka amasina, ukareka amatitire, ugaca bugufi. Ukinira, ukihana ibyaha. Ikivugo cya mbere bwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byose nakuze.
mbabarira ibyaha byose nakoze. Ubu ndi kwivuga bisubiremo ngo Mana mbabarira ibyaha byose nakoze, ibyaha by'abantu bazi n'ibyo Imana izi n'ibyo utizi, abantu batakuze uzi. Bwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byose nakoze. Imana irumva. Imana ntimeze nk'abantu, Imana irumva. Icyifuzo cya kabiri tugiye gusengera, tubwira Imana ngo Mana menye neza ko amateka yanjye yahinduka dusenze. Tugiye gusengera icyo cya kabiri ngo Mwami mishuti nzima, mishuti nzima. Imana iyo twasenze Imana iduhuza n'abanyamumaro. Igitangaza n'ikimanura mu ibuye ngo kigwahanga, oya Imana iduhuza n'abanyamumaro. Hari abantu mugiye kwakira abanyamumaro. Wari umaze igihe ufite abantu mugenera b'inyatsi, abakujyana mu bitabi, abakujyana mu businzi, abakujyana mu busambanyi, abagutesha umutwe, abakujengereje, wayobye umusaraba, wataye Kristo mu nzira, wataye umwana w'umwuka wera. Saba Imana iguha umunyamumaro w'umunyamwuka, iguha umunyamumaro w'umunyembaraga. Wongere uhaguruke mu mavuta usenge. Gusenga nibyo byonyine bizatuma ugera ahantu utari kuzagera. Naho ubundi ibyo ngibyo urimo wazapfa uhagaze. Saba Imana iguhuze n'abanyamumaro, iguhuze n'abantu bazima, abantu bafite imitekerereze. Iyo Imana itabaye umuntu imuhuza n'abanyamumaro. Yesu kugira ngo aruhuko gakeya yahuye na Simoni, Simoni aramwakira. Imana iguhuze n'umunyamumaro. Icyifuzo cya gatatu, saba Imana iguha ubwenge. Nta bwenge ntaho wagera. Ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Mu gusenga Imana izanamo ubwenge. Imana iduha ubwenge. Ushobora kuba mu buzima ariko ubwenge abarozi barabutwaye, ukajya mu ishuri ukiga ubwenge barabutwaye. Ndahanuye ngo Imana ikugarura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Igarura ubwenge. Ushaka kuba mu buzima uri umusore, uri umukobwa ugenda ariko ubwenge bwaragiye. Imana ikuzuriza iguha ubwenge, igushyikira ubumenyi uri guhaha, iguhe n'ubwenge. Ibi ndabikubwira nigeze mbibona. Nayibonye muri misiyo, nagiye muri misiyo. Mu bwenge ndabibona. Yamaye ubwenge njya muri misiyo, nagiye guhana mu kazi ndagakora biremera. Saba Imana iguha ubwenge. Icyifuzo cya kane, saba Imana iguhe kwizera no kwigirira icyizere. Iyo umuntu asenga ntiyemera gusuzugurwa. Bibiliya ivuga ngo nzabagira imitwe ntabwo nzabagira imirizo. Iyo umuntu asenga ntabwo asuzugurwa, ntiyemera gusuzugurwa. Umuntu usenga ntabwo wamwicaza hasi ngo byemere, kubera ko imukoresha, ivugana nawe ni Imana imuhindura ubuzima akakudepansa. No mu mwijima abona umucyo. Haleluya. No mu mwijima umuntu usenga ushaka kumusuzugura, ushaka kumugaraguza hagati, ejo ugasanga uramukeneye. Saba Imana iguhe kwizera. Imana iguhe kwizera, kwizera. Wizere ko Imana yawe ari Imana ishobora byose. Wizere ko Imana yawe ari Imana ihindura amateka. Ikivugo cya gatanu, saba Imana uburinzi. Imana igushyiraho uburinzi. Ibyo uzageraho byose uzabigeraho ari uko waramye. Imana igukiza bifuza ko wakenyuka. Hari abantu barara bakuroga, hari indwara urwaye, hari ibyafashe umugongo, hari ibyafashe amavi, hari ibyafashe umutwe, hari ibizengereje urugo rwawe, hari ibizengereje abana bawe, hari ibizengereje umudamu wawe, hari ibizengereje umugabo wawe, hari imbaraga zaguhagurukiye. Tuzitesha Imana mu izina rya Yesu. Bifatwe n'imbaraga z'umwuka wera, turakubita hasi abo bazimu mu izina rya Yesu Kristo. Saba Imana uburinzi. Imana igushireho uburinzi. Muri aya masengesho turimo ya buri wa kabiri mu buri mugoroba, nakwinze ngo uce bugufi, Uwiteka ajye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Holy Ashala Boriama. Icya gatandatu, saba Imana umugisha. Iyo umuntu adafite umugisha aba ameze nk'umusazi. Iyo umuntu adafite umugisha agenda yiganiriza. Iyo umuntu adafite umugisha nta muntu umumenya, nta muntu umumenya, no mu muvukara barakwibagirwa. Saba Imana umugisha. Niyo ugira umugisha, abantu bazagukenera, igihugu kizagukenera, umuryango uzagukenera. Mu masengesho Imana itanga umugisha. Bisobanura iki? Ikintu cyose ukoze Imana ishyira umugisha. Ikintu cyose ukoze Imana iguhe guhirwa. Ninde utanga umugisha? Ni Imana. Saba Imana umugisha.
icya karindwi soza, saba Imana kurama. Ijambo ryaravuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi nyiguhetse. Saba Imana kurama, Imana iguhe kurama, Imana ikwinde gucenyuka, ibitambo byose bigutinye, abarozi bagutinye. Ndahanuye ngo indwara yose ikurimo ikuvemo, indwara iri mu bana bayikuvemo, indwara yagufashe utazi nikuvemo. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, indwara yose yagufashe kuvemo. Abifuza kupfa ukenyutse babitegereze babihebe. Tukwatuyeho kurama. Uri umunyamaro muri iki gihugu, uzabera umugisha isi, uzabera umugisha igihugu cyacu, uzabera umugisha umuryango wawe, kandi uzabera umugisha ari uko ufite ubuzima. Abakwatuyeho urupfu turarwirukanye, abakwatuyeho iminsi mibi turabirukanye. Turatangaje ngo Uwiteka ahindure ubuzima. Turasenze ngo ubuzima bwawe Imana ibukurindire. Yo, hari urupfu, hari ipfa Imana ikuyeho, hari ibintu Imana ikuyeho, hariho n'ibitambo Imana ikuyeho. Icya munani, saba Imana ikurinde abanzi bawe. Abanzi ba Imana bafate miri, abaguhiga Imana bafate miri, abakugambana Imana bafate miri, abantu batifuza kugira agaciro Imana ibagukize. Imana ikujya imbere, igiringaniza ahataringaniye, aho baguteze imitego Imana ijya ibigusimbutsa. Nta muntu utagira abanzi. Impamvu utarapfa nuko ikiganza cy'Imana kikuriho. Nukureba hari abagufitiye ishyari, nukuseka hari agufitiye ishyari, nawe uryama hari agufitiye ishyari, niyo ugenda mu imodoka hari agufitiye ishyari, na pasiporo wabonye hari agufitiye ishyari, n'utwo dusura urangije hari agufitiye ishyari. Na umva, nushaka uri umuyede hari agufitiye ishyari, nushaka ufite ingurube hari abafite ishyari kuko ingurube ayiguze, nushaka waraguze ihene hari afite ishyari yuko waguze iyo hene, nushaka waraguze inkoko hari afite ishyari yuko ufite inkoko, nushaka ufite ikibanza muri Kigali hari avuga atarakiguze yo gakenyuka. Mbese dufite iyi si ifite abantu. Nushaka waguze igare hari afite ishyari yuko ufite igare, nushaka ufite wewe dore ibitangaza. Haleluya! Mbonye imitaka ubu hari afite ishyari yuko wakoze mariage, hari afite ishyari yuko ufite fiyaza, hari afite ishyari yuko ngo wambara ukaberwa. Ayiwe we, ayiwe mukunzi we, ayiwe Yesu we, ayiwe papa, ayiwe we, ndafashijwe we, nguruke simbuke. Hari abantu bagufitiye ishyari, niyo mishinga ufite hari abagufitiye ishyari, n'ubwo bwenge Imana yaguhaye hari abagufitiye ishyari. Ariko ndabona Imana, zamura ikiganza ngo Imana nakira umutaka w'uburinzi. Zamura ikiganza wakira umutaka w'uburinzi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Ndasenze Mwami Yesu, ndasenge umuntu wese umurikiye muri iyi gahunda yo gushaka Imana, muri iyi gahunda yo gushaka Imana. Pekosi ni monde repaye. Ndasenge ababyeyi, ndasenge abagabo, ndasenge abakobwa. Umudayimoni wishe turamwirukanye. Ndamenagura imbaraga z'abapfumu, ndamenagura imbaraga z'abarozi. Buri muntu wese ibyo ari gukora niyakira umutaka. Uyu mutaka Mwami unyeretse ni umutaka w'uburinzi. Igihugu cyacu kibone ko umutaka w'uburinzi. Enekosinimo, ababyeyi babona uburinzi. Abantu badukurikiye bari kure, abantu badukurikiye bari muri Amerika, abadukurikiye bari mu Bwongereza, abadesi badukurikiye bakubaha, haboneka uburinzi. Turasenze Mwami Yesu, itorero riboneka uburinzi, umugisha waboneke. Kandi asenge umuntu wese ufashe umwanzuro wo gukizwa, umenye ko mu gukiza ariho hari amahoro, ariho hari umunezero. Wafashe umwana wawe ngiye guca bugufi shaka Imana, ubuha imbaraga zo gushaka Imana, umuha imbaraga zo gushaka Mwami. Ndasenge umuntu wese adukurikiye, umuha umugisha kandi umushoboze, umukingura imiryango, umwagure muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Amazina yanjye ni Harimana Werarisi. Udushaka watubariza hano kuri Nice Studio. Hano icaro yacu yitwa Gusengarwa, aha ni muri Nice Studio niho dukorera. Udushaka, ushaka ko tugutambukiriza ibiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana ibindi, uza hano. Kabiri, udushaka ku munsi w'amasengesho udusanga kuri Kicukiro Shere kuri ADPR. Hari ibihe byiza, paruwasi yacu ifite byiza, ADPR harimo ibihe byiza. Mwami Yesu, ndarari ku muntu wese ushaka guhembuka yegera ahantu hari icyumba cya ADPR umururatsi. Hari ibihe byiza bidasanzwe, ntago ari ugufana ngewe ahantu hari ibihe byiza ndabivuga, kandi ibi nta mwanya mbifitiye, dore ko dufite abana ashobora kuvuga ibintu bibi. Muri ADPR bino harimo ibihe byiza bidasanzwe. Rero ushaka utwegere uze hano kuri Kicukiro Shere, hari ibihe byiza bidasanzwe.
kandi ejo kuwa gatatu ni fire, turi kumwe n'abashumba bacu, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Bizaba bimeze turi kumwe na korali Maranatha ifite live recording ku cyumweru, bazaba baresheje muri zaturi, zatumeze neza kandi tuzatambutsa live, muzadukurikire. Bizaba bimeze neza cyane. Hanyuma abantu mwese murari ejo kuwa gatatu bimeze neza. Umugisha w'Imana wabeho, kandi ashimira na Kareba bikoze neza uko twaginaga dusimbuka, asimbukana natwe. Reka tuvuge ngo Imana imumugisha Kareba, ukwiriye gukanirwa akanyenyeri mu minsi iri imbere. Imana izabikora, ndetse na mugenzi wawe muri kumwe. Turavuze ngo amahoro y'Imana kubeho. Igihe cyo gushaka Imana ukayibona ni iki ngiki. Turavuze ngo bye bye.